est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec les Rwandais? Je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec les Rwandais. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. AFC M23 bidasubirwaho nayo itangaje ibyavuzwe n'igihugu cy'u Rwanda ko rukorana n'uwo mutwe wa AFC M23 ufite Goma, Bukavu ndetse n'imijyi itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, aho umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yagiranye ikiganiro gikomeye cyane kirekire n'ikinyamakuru igihe.com cyo mu Rwanda, aho bagarutse ku bijyanye n'umwaka ushize AFC M23 ifasha umujyi wa Goma ndetse bakagaruka ku bikomeje kugenda bitangazwa ndetse na gahunda bafite nka AFC M23 yaba mu biganiro ndetse no mu bijyanye n'intambara, nk'uko tugiye kubigaruka muri iki kiganiro cyose uko cyakabaye mugikurikirane kuva gitangiye kugeza kirangiye. Muraza kumenya uko ibintu byifashe kugeza amagingo ye ndetse na gahunda zose zihari ndetse n'ibimaze iminsi bivugwa ku rwego mpuzamahanga. Ni Pilot News TV, reka dutangire. Une année, effectivement, jour pour jour, nous sommes arrivés à Goma. Difficultés, défis et challenges, il y en a eu. Umwaka urashize neza, umunsi ku munsi tugeze i Goma, ibibazo, imbogamizi n'igeragezwa byarabaye, kuko tugomba kubyemera ko twinjiye i Goma tutinjiye nk'abajya mu misa. Twarwanye n'ibibazo bikomeye cyane byagaragaye. Tugeze i Goma twasanze abaturage barakomerekejwe ku mutima. Tugeze i Goma twasanze abajura n'insoresore z'inzererezi bari baraciye, ni ukuvuga barafunze amazi, bari barahagaritse umuriro w'amashanyarazi ndetse baranangije n'intebe z'ishuri ndetse n'ibindi byinshi byari byangiritse. Twasanze umujyi uri mu mwanda ukabije uteye impungenge, ariko ubu imbere y'ibyo bibazo byose twafashe inshingano, turazemera kandi tuzishyira mu bikorwa. Mu gufata inshingano, icya mbere twakoze ni uguhangana n'ibyihutirwaga cyane. Byari ngombwa kugarura amazi mu marobine kandi byakozwe mu minsi 3 yakurikiyeho tumaze gufata ubuyobozi. Byari ngombwa rero kugarura amashanyarazi kandi nabyo byakozwe nyuma y'icyumweru kimwe. Hanyuma buhoro buhoro byari ingenzi cyane gusukura no gutunganya umujyi. Twakoze salongo cyangwa umuganda wa mbere wo kuwa gatandatu kandi dushyiraho uwo murongo w'imikorere ku rwego uyu munsi uwo murongo wamaze gukomera no gushinga imizi. Goma nababwira ko ari wo mujyi usukuye kurusha indi yose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twasanze kandi muri icyo gihe cy'akajagari hari hafi 1 miliyoni ndetse zirenga z'abanyekongo bari baravuye mu byabo, baryamye hasi, bari barahunze imirwano, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwarabakoreshaga nk'ingabo zikingira. Tukimara kugera no gushyiraho umutekano, ubu bwabo basubiye ku bushake bwabo aho bakomoka mu turere twabo tw'amavuko, nabwo ariko twabigizemo uruhare. Twashyizeho cyane gushyira imbere umutekano. Ingabo zacu z'umutekano n'iza gisirikare zatangiye ibikorwa byo gushakisha no gusukura ahari ibyitso n'abitwaje intwaro, kuko muti bagiwe ku bijyanye n'ibibazo twahuye nabyo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwe bwarahaye intwara abaturage b'abasivile babita wazalendo. Aba rero akaba aribo bagizi ba nabi bo mu mihanda kandi batazi no gukoresha izo ntwaro, nibo bari bahaye izo ntwaro. Byari ngombwa kugaruza izo ntwaro, ni igikorwa kigikomeje ariko ibisubizo biragaragara. Byabaye ngombwa kubanza kugarura ububasha bwa leta kandi ibi bikorwa biri ku nzego enye. Icya mbere ni umutekano. Igisirikare cyakoze akazi kacyo ko kugarura intwaro, kurinda umutekano, gusukura, guta muri yombi abagizi ba nabi no gukomeza uwo murimo. Uyu munsi i Goma muraryama nimwumve amasasu yumvikana muri ayo majoro. Amatsinda y'abajura n'abambuzi nk'ayo bitaga aba 30 voleurs yaracitse. Abaturage bakaba barasubiye mu mirimo yabo neza. Twanashyizeho kandi dutoza ishami rya mbere rya polisi, rikaba ryarakoze akazi ko kurinda imitungo, ariko cyane kurinda
abantu no kubungabunga ituze rusange. Igoma uyu munsi abaturage bagenda bisanzuye kandi hari discipline itari isanzwe ihari imbere. Amakosa yo kubangamira abaturage yarashize, abaturage bakora imirimo yabo mu bwisanzure. Icya kabiri cy'ingenzi nyuma y'umutekano kwari ugutunganya no kuyobora neza inzego z'ubutegetsi. Hashyizweho ba guverineri babiri kandi barimo gukora neza. Hashyizweho abameya b'imijyi, ba burugumesitiri, abayobozi b'uturere, abayobozi b'imidugudu, kandi igenamigambi ry'umurere ryageze no ku rwego rwo hasi cyane, aho twita mu giswahili nyumba kumi, ni ukuvuga amatsinda y'ingo 10. Ubu buryo bw'imiyoborere burimo gukora neza kandi turi kubona umusaruro. Inkingi ya gatatu uko ari ugukangura no gushyira mu bikorwa ubutabera. Ibyo ni inzira igikomeje kuko birebana n'ubutabera ndetse n'ijambo ry'Imana rigira riti ubutabera buzamura igihugu, kubera ko dufite intego yo kuzamura igihugu. Uyu ni umwanya duha agaciro kandi turimo kuwukoraho twitonze cyane. Hashyizweho komisiyo ishinzwe kuzahura urwego rw'ubutabera. Iyo komisiyo irimo gukora cyane kandi izarangiza inshingano zayo. Hashyirwaho inzego z'ubutabera zikora neza n'abaziyobora. Harimo by'umwihariko inkiko z'ubujurire 2 ku rwego rwa Goma na Bukavu, inkiko zisumbuye zitandukanye, kandi buri rwego ruzakorana n'ubushinjacyaha. Hazashyirwaho kandi inkiko zibanze ku rwego rw'uturere n'ahandi, ndetse n'izo bita inkiko za buri munsi. Uru rwego rwose rurimo gutegurwa, ariko mbere y'uko rwuzura neza hashyizweho uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu bwunzi. Hashyirwaho ikigo cy'ubwunzi kizafasha mu gihe cy'inzibacyuho, kigahuza ubutabera bw'inzibacyuho n'ubutabera busanzwe. Ibi byose ni uburyo bwo kubaka inzego zirimo kubakwa kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Ibyo birebana n'ibibazo by'ingenzi bigize leta. Usibye ibyo, kuko dukomeje gutanga ishusho ibyagezweho ku rwego rw'ubukungu dushingiye ku mutekano wabonetse kandi ugomba gukomeza gushimangirwa n'itahuka ry'abimuwe mu byabo cyangwa abakuwe mu byabo. Ubukungu bwatangiye kuzahuka n'umusaruro w'ubuhinzi watangiye kwiyongera. Nababwira ko Ingungu mu karere ka Masisi habaye umusaruro mwinshi cyane w'ibirayi. Nimuhagera ku mupaka cyangwa nimugera ku mupaka munini wa Grande Barriere nko mu ndetse na Munagana n'ahandi hose, muzabona ibikorwa by'ubucuruzi ko byongeye gusubukurwa mu buryo budasanzwe. Buri gitondo mwabona imodoka nini zinjira muri Kongo zitwaye inka. Bivuga ko inka abantu bari barahunze bajyana ubu ziri kugaruka mu gihugu, cyane cyane Masisi. Ku bijyanye n'ubuhinzi, Nyiragongo ni Rucuru, umusaruro w'ubuhinzi warazamutse ku bihingwa bitandukanye. Ubuyobozi bwa politiki bwa AFC bwahinze hegitari zigera kuri 400 z'ibigori, kandi ndabatumira ko mu minsi iri imbere tuzatangiza ku mugaragaro igihe cyo gusarura. Bityo muri rusange ibikorwa by'ubukungu byongeye gusubukurwa, nubwo hari n'urundi rugamba twashyizweho nko gufunga amabanki n'ibindi byari bigamije kwiba amafaranga n'ubwizigame bw'abaturage ba Kongo. Ku rwego rw'imibereho myiza, nubwo intambara yari ikomeye, umwaka w'amashuri wararangiye neza. Nubwo twageze hagati mu mwaka w'amashuri ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi, izo ntara zombi zashoboye gutanga amanota ya nyuma ku banyeshuri, kandi ibyo byari bimaze imyaka 5 bitabaho. Umwaka w'amashuri warafunzwe, hatangira undi mushya. Nta myigaragambyo y'abarimu yabaye. Kaminuza n'amashuri makuru byongeye gukora bisanzwe. Ibitaro birimo gukora kandi mu gihe gito gusa. Urugero nk'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yabashije kubaka inyubako nshya ku bitaro bikuru no gutangiza serivisi z'ahabikwa imirambo arizo morgue. Bityo ku rwego rw'imibereho myiza hari byinshi byakozwe ku bijyanye n'ishoramari. Ahariho ingenzi cyane imirimo yo kubaka no gusana imihanda yo mu mujyi irakomeje, kandi numvise ubuhamya bw'umubyeyi w'imyaka 75 wambwiye ati, mwana wanjye
kuva aho ubugome bw'intambara butangiriye. Yavugaga yita ubugome, arongera ati mama, ibi ni impinduramatwara, si ubugome busanzwe. Yambwiye ati kuva aho ubugome bw'intambara butangiriye kugeza uyu munsi ntitwari twigeze tubona umutwe w'impinduramatwara uri kongera kubaka no gukora imihanda. Umuhanda wa Goma Walikale unyuze i Masisi uri gusubirwamo, kandi ibyo ni ishoramari rifatika. Umuhanda wa Goma Rucuru igice cyari cyarangiritse cyane, cyarasanywe hanashyirwamo imiyoboro y'amazi. Ubu kuri icyo gice ushobora gutwara imodoka ku muvuduko wa 70 cyangwa 80 km ku isaha ku manywa. Hari ibikorwa byinshi byakozwe muri urwo rwego, kandi ni ibikorwa bifatika kandi bigaragara. Birumvikana ko ibikorwa by'ubukungu bikomeje, kandi gukomeza gushimangira umutekano bizakomeza, kuko ari byo bintu by'ingenzi kurusha ibindi byose. Ariko kandi ubucuruzi bwongeye gusubukurwa uko bisanzwe, haba ku mupaka n'u Rwanda ndetse n'uwa Uganda unyuze i Bunagana ndetse n'Ishasha. Imipaka ya Goma na Grande Barriere na Petite Barriere ndetse n'iyo muri Kivu y'Amajyepfo, ubucuruzi burimo gusubira ku murongo, kandi n'ishoramari ririmo kuza. Tugomba kuvuga kuri AFC M23. Twahoraga tubona ko igisubizo cy'ibibazo byinshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite kigomba kuba igisubizo gishingiye ku biganiro, igisubizo cya politike binyuze mu biganiro. Bityo buri gikorwa cyose cyemerera ibiganiro cyangwa gituma habaho ibiganiro, imishyikirano no kuganira cyahoraga cyakirwa neza ku ruhande rwacu. Hagati aho mvuze ku bya Uganda binyuze muri iyo mishinga, ndababwira ko ibiganiro byatangiriye i Nairobi, kandi i Nairobi ibiganiro bitararangira twabonye Bwana Tshisekedi Tshilombo agaragara muri i Rwanda atabanje no kubimenyesha ubuyobozi bwa Kenya. Kubera ko dukunda amahoro, twaramukurikiye tujya muri Rwanda. Ibiganiro byarakomeje, kandi twari hafi kugera ku mwanzuro, twari hafi kubigeraho atabanje kubimenyesha ubuyobozi bwa Angola. Yagaragaye i Doha muri Katari, natwe twahise tujya i Katari, kandi icyo gihe nemera ko ibiganiro by'i Doha byatanze umusaruro. Sinavuga ko twageze ku ntego ya nyuma, ariko hari intambwe zatewe kandi zigomba gufatwa nk'ibyagezweho. Ibyo byagezweho birimo ibi bikurikira. Muri Mata twashyize umukono ku itangazo rihuriweho. Nyuma yaho muri Nyakanga hashyizwe umukono ku itangazo rusange. Mu minsi mike yakurikiyeho twanasinye amasezerano yerekeye uburyo bwo kurekura imfungwa za politiki, cyane cyane imfungwa za AFC M23. Nyuma yaho hakurikiyeho isinywa ry'uburyo bwo kugenzura no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Hanyuma mu Gushyingo hasinywe amasezerano ngenga. Ibyo ni inyandiko 5 zari zigamije gutegura ibiganiro nyirizina. Ayo masezerano ngenga yagombaga kuvamo amasezerano yihariye 8, no kuvuga ibice bitandukanye birebana n'ibiganiro. Byagombaga kuba igice cy'ayo masezerano ngenga. Muri ayo masezerano 8, 2 yamaze gusinywa. Nayo navuze mbere, arimo uburyo bwo kurekura imfungwa ndetse n'uburyo bwo kugenzura no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntibwigeze bwubahiriza na bumwe muri ayo masezerano. Kugeza uyu munsi nta mfungwa n'imwe irarekurwa. Twatanze urutonde rw'imfungwa zacu zigera ku 1000. Abafunzwe bakekwaho cyangwa bashinjwa kuba bafitanye isano na AFC M23, nta mfungwa n'imwe irarekurwa kugeza ubu, ndetse n'ibijyanye n'agahenge ntabwo kigeze gashyirwa mu bikorwa. Ibyo byose biterwa n'ubushake buke bwa leta ya Kinshasa, kuko kuri bo intambara bagize ubucuruzi. Intambara bayibonamo uburyo bwo kunyereza umutungo wa leta. Ubu bujura bunyura mu kugura ibikoresho bya gisirikare mu buryo burimo uburiganya, kongera ibiciro mu masoko ya leta, kunyereza imishahara y'abasirikare no mu micungire mibi y'ibikoresho bya gisirikare n'ibindi. Kuri bo intambara ni uburyo bwo kwitwaza mu gusobanura no guhisha inyerezwa ry'umutungo. Niyo mpamvu agahenge katigeze gashyirwa mu bikorwa. Ikindi twavuga kubera icyo agahenge katashyizwe mu bikorwa,
ni uko mu by'ukuri twahoraga dusaba idoha ko hashyirwaho uburyo bwo kugenzura bwizewe burashingira ku gushyiraho agace katagira ingabo, ni ukuvuga katagira ingabo mu ngabo zirwana zone tempo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukabyanga buri gihe. Ibyo bivuzwe twahoraga tubona ko amahoro azagaruka ari uko habonetse igisubizo cyumvikanweho mu biganiro. Uyu munsi turacyamubona i Rwanda, turamubona i Rome, turamubona ku bibuga by'indege hirya no hino ku isi, ntitunamenye icyo bashaka. Icyakozwe kuri twe ni uko twahawe ubutumire bwa Rwanda kugira ngo twitabire icyo gikorwa gishya cy'ibiganiro, ariko twibukije Perezida Lorenzo ko adakwiye kwibagirwa ko umwaka umwe mbere yaho yashutswe na Tshisekedi akamuta akajidoha, kandi twifuza kumenya tutanze ko tutigeze twanga ubutumire bwe, kuko twakira neza buri gikorwa cyose gishobora kuzana amahoro, ariko dushaka kumenya neza uko ibiganiro by'idoha byarangiye kandi ko ariho twari tugeze ku meza y'ibiganiro. Icyo nicyo kibazo. None se tuzajya i Rwanda cyangwa ntituzajyayo? Tuzajyayo mu gihe tuzaba duhawe ibisobanuro bihagije, tukamenya aho ibintu bigeze, cyangwa tugasuzuma ibyakozwe Doha, cyangwa bakatubwira ko mugaragaro ko Doha yarangiye burundu, maze tukinjira mu yindi nzira nshya dushyiraho n'ibyo bizaba bisabwa mbere na mbere. Ndongera mvuga, iyo tuvuga ibiganiro hagomba kubaho inzego eshatu, kandi ibiganiro nyirizina bikaba icyiciro cya nyuma kigamije ubwiyunge. Ni ukuvuga ko ibiganiro tuzicana n'abanyekongo bose n'imiryango itari iya leta n'inzego zose z'abaturage kugira ngo twiyunge. Ariko mbere n'ubwo ubwiyunge, mbere y'icyo gikorwa rusange, tugomba kuvuga ko kuri icyo cyicaro cya gatatu dushima igikorwa kiri gukorwa n'abayobozi b'amadini, abepiskopi ba Senko, ubwo ni ukuvuga Kiliziya Gatolika ndetse n'abepiskopi b'amatorero y'abaprotestanti. Turashima icyo gitekerezo, ariko tukavuga ko mbere yo kugera kuri icyo cyiciro cya gatatu hagomba kubanza kubaho icyiciro cya kabiri. Kuri AFC M23 icyo cyiciro cya kabiri kigomba kuba imishyikirano. Iyo mishyikirano ireba abafashe intwaro nabo bazifashe barwanya, ni ukuvuga AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo nibyo turi gukora i Doha, kandi niyo mpamvu dushimangira ko dusubira ku meza y'imishyikirano tukaganira ku guhagarika imirwano no gutandukanya ingabo ku mpamvu z'umuzi w'ikibazo no ku kibazo cy'igisirikare, kuko ARC Armée Révolutionnaire Congolaise igomba kuzaba igisirikare cy'ahazaza cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC bo bavuga ko atari igisirikare nyacyo. Hari ibibazo by'ingenzi cyane: ikibazo cy'ivangura, ikibazo cyo kunanirwa kwa leta, ikibazo cy'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi budafite uburenganzira busesuye, ikibazo cya ruswa, kunyereza umutungo. Ibyo byose tugomba kubanza kubisesengura tukamenya icyo bizavamo, hanyuma tukazajya mu biganiro rusange. Ariko kugira ngo iyo mishyikirano ibeho, hari ibindi bigomba kubanza gukorwa. Bamwe babyita ibisabwa mbere y'ibiganiro, abandi bakabyita ingamba zo kugabanya umwuka mubi wa politiki, ariko twe tubyita ingamba zo kugarura icyizere hagati y'impande zombi, impande zirwana. Kubera iki rero? Twazicara dute mu biganiro by'igihugu, byaba i Rwanda, i Kinshasa cyangwa ahandi hose, mu gihe hari abantu bakatiwe igihano cy'urupfu? Ntibishoboka. Twazicarana dute mu gihe hari abanyekongo bafunzwe? Twiyunga dute mu gihe hari ibihumbi by'abantu bakomeye boherejwe mu buhungiro ku gahato, abandi bagashimutwa ku ngufu? Murabona ibibazo biriho uyu munsi by'abantu bakomeye mu wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Minaku Obe na Shadari ubaye umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2018. Barafatwa nk'inyamaswa, nk'inkwavu, bakajyanwa hirya no hino nta buryo bw'amategeko bukurikijwe. Ibyo nibyo bintu bigomba kubanza gukemurwa.
bavuga abasirikare bakuru bagera kuri 40, bavuga abasirikare bakuru cyane bagera ku 100 bafatwa buri munsi, kandi biranangaza cyane. Ese koko hari igisirikare kiriyo? Baza kubafata buri munsi, kandi abo bajenerali bamwe baba bategereje ko ejo nabo bazafatwa, bagategereza aho bari niho bategerereza, nta wivanga, nta ugira icyo akora, baraho gusa. Oya, icyo si igisirikare. Ndakeka ko ari nko kuba abasivile gusa. Ibyo byose ni ibintu bigomba kubanza gukorwa mbere y'imishyikirano nyayo kandi inoze. Ariko kuri twe birasobanutse. Niyo mpamvu ashaka gutinza ibintu, ashaka gukomeza intambara, anafite ubushobozi bwo kuyirwana, atanafite ubushobozi bwo kuyirwana. Bityo igihe cyose havutse igikorwa runaka cy'amahoro, aba ari uburyo bwo kuyobya no gukoresha amayeri y'abafatanyabikorwa bose, yiyerekana nk'ufite ubushake bwiza, ariko agamije kugura igihe, kwiyubaka bundi bushya mu gisirikare, kongera kwitwaza intwaro no kugerageza ibitero adashobora gutsinda na rimwe. Kuko biragaragara ko ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, igisirikare cy'impinduramatwara cya Congo cya AFC M23, ari igisirikare kidatsindwa iyo hataba ubushake buhoraho bwo kwirinda kuba abashyamiranye. Ubu muba muvuga ibindi kuri twe, saho twajya gusa, ahubwo muba mutubona ahandi hantu. Nicyo nababwiye, nitugashyira igare imbere y'inka. Ni ukuvuga ko igihe ibisabwa bizaba byujujwe kugira ngo habe ibiganiro, tuzabikora ahariho hose, niba ari Kinshasa. Ariko hari ikibazo, twazicana dute i Kinshasa n'uwadukatiye igihano cy'urupfu, kandi natwe turabakatiye urupfu? Ibyo ni ibintu bigomba kubanza gukemurwa. Navugaga ku ngamba zo kugarura icyizere cyangwa izo kugabanya umwuka mubi wa politiki, cyangwa ibisabwa mbere y'imishyikirano. Ibyo bisabwa mbere twabitanze Doha, ari ingingo 8. Dushobora kuzibagezaho izo ngingo zigize izo ngamba zo kugarura icyizere. Izo ngamba zishyizwe mu bikorwa, tugomba kurangiza imishyikirano ireba abafite intwaro bahanganye, abafashe intwaro n'abo bari kurwana nabo. Ni ukuvuga AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko we ahora avuga ko atazigera yicana natwe, kandi ibyo ni ibisabwa mbere. Ni nyuma yo gukemura ibyo byiciro tuzajya noneho mu biganiro, kandi n'izi garanti zose tuzajya mu biganiro ahariho hose igihe ibisabwa bizaba byujujwe. Niba bishoboka kugera i Kinshasa byaba byiza, ariko kuki tutajya gukora iyo mishyikirano i Goma? Kuki bataza hano i Goma? Oya, ikibazo nshobora kuvuga ko cyari kibajwe nabi, navuga ko twavuye muri Uvira mu buryo bwiza, cyane cyane ku bushake bw'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abanyamerika. Twavuye mu buryo bwiza kugira ngo duhe amahirwe imishyikirano, ibiganiro, kandi kugira ngo haboneke amahirwe yo kubona igisubizo cy'amahoro n'icya politike ku bibazo biriho ubu. Si ubwa mbere tubikora i Bunagana, nanone nako si Bunagana ahubwo ni Walikale, naho twakuyeyo ingabo zacu. I Masisi ubwo ingabo za EAC zahageraga, twavuyeyo ku birometero birenga 100 i Walikale kugira ngo duhe amahirwe Doha. Twavuye i Walikale, kandi uyu munsi basabye ko twongera kuva muri Uvira ngo twongere tuhave. Ingingo ya mbere cyangwa isomo rya mbere, dufite ubushobozi bwa gisirikare budushoboza kugeraho mutabasha no kwiyumvisha. Ingingo ya kabiri, turavuga ko ubushake bwacu bwiza butagombera kwirengagizwa cyangwa gukinwa. Kubera iki? Kuko kuva twava muri Uvira, ubwo
buriraga abatavugaga ko tugomba kuvaho ko hari ibyago bikomeye by'abantu, ibyago by'amasasu, ibyago by'ibitero byihariye cyane cyane ku baturage bose, ni ukuvuga abanyamurenge. Twaburiraga, twatangaga imbuzi ndetse twanatanze igitekerezo cyo gushyiraho ingamba z'ubufasha. Tuvuga ko twifuza ko igihe twaba tuvuye muri Uvira haboneka ingabo zitari ku ruhande rwa buri wese ngo zirebe ko abantu bose batekana. Ntabwo bigeze batwumva. Twarahavuye kandi mwarabibonye ibyabaye nyuma yo kuvayo kwacu, ni ugucibwa, kwica, ubwicanyi ndetse n'akarengane gakomeje gukorera abanyamurenge. Ibitero byihariye, twabanje kubara hafi imiryango 900 y'imiryango y'abanyamurenge yavuye muri Uvira, kandi ubu hari Iruvungi na Sake ndetse cyane cyane Kamanyora. Ibi byose byabaye kandi hagati aho bakomeje ibikorwa by'ihohoterwa n'amasasu. Ikibazo ubu ni iki? Tuzaguma dute twicaye tudakora? Niba ibi bikomeje, tuzavuga ko oya, kutagira icyo ukora muri ibi bintu bizaba ari ibibazo bikomeye cyane kandi ntabwo byakwihanganirwa. Tuzababurira rero abo ngabo bapfapfa, bajura n'abakora ibikorwa bibi bitari gutakaza, kandi niba bakomeje bitewe n'akaga, tuzafata inshingano zacu. Rero mbere na mbere ndashaka ko habaho kwirinda kwitwara nabi. Twakurikiranye neza ko ambasaderi w'u Rwanda i Washington ibyo yakoze binyuze mu ibaruwa, itangazo rivuga cyangwa rigaragaza ubufatanye bwa AFC M23 n'u Rwanda, avuga ko ari ubufatanye cyangwa guhuza ibikorwa by'umutekano. Ibyo byakurikiwe n'isesengura, kuyobya amakuru n'ibindi. Ku bandi bavuze ko ngibyo ngo bemeye ko aribo bashyigikira AFC M23 kandi ko ari u Rwanda rushyigikira AFC M23. Ndababwira ko ibyo ndabyemera. Turavuga ko oya, twabazwa mu gifaransa, ese ni ubufatanye cyangwa ni ugushyigikira? Oya, ese dufatanya n'u Rwanda? Ndemeza hano ko turi mu bufatanye, kandi ntabwo dufatanya gusa n'u Rwanda, dufatanya kandi na Uganda. Dore ndaguha ibintu bimwe na bimwe bifatika koko ugomba kumenya. Dufite inyungu zihuriweho n'izo mpande zombi kuri iki kibazo cy'umutekano, ku birebana n'ubwitabire bw'imitwe ya FDLR. FDLR ni umutwe ufite intego yo guhungabanya ubutegetsi i Kigali, kandi bari muri Kongo. Ngira ngo murabizi ko bica abaturage muri Kongo, bakabatuma habaho umutekano muke mu gihugu. Ni inyungu duhuriyeho guhagarika uwo mutwe w'ingaruka mbi bireba u Rwanda kimwe natwe. Uzi ko kuva twakwinjira i Goma FDLR zingana gute twafashe, kandi tugomba no kuba twazirimbura ahandi zagiye zimukazo. Ni ubufatanye rero. Ikindi tugirana n'u Rwanda ni imikoranire ku bintu bimwe by'imipaka, Petite Barriere, Grande Barriere, Goma, Bukavu, umupaka itandukanye, hariho Bugarama, kandi ku rundi ruhande hari indi mipaka yacu. Uzi abantu bangahe abanyarwanda ba Kongo ndetse n'abanyamahanga banyura cyangwa bakora ingendo zisubira inyuma ku mipaka yose barenga 40,000 ku munsi? Ni ukuvuga ngo bambuka imipaka y'u Rwanda na Kongo. Imipaka yose rero barenga 40,000 ku munsi bahanyura. Bisobanura iki? Kuki buri mupaka hari abakozi b'iperereza ku Rwanda nabo natwe dufite? Turafatanya. Si ubufatanye gusa n'u Rwanda, ahubwo turajya no mu majyaruguru gato, Ibunagana ndetse n'indi mipaka itandukanye hagati yacu na Uganda. Kimwe rero niko dufatanya kugira ngo tugere igoma kuri abo dufatanya kuri iyo mipaka y'u Rwanda. Ubwo turavuga u Rwanda ndetse natwe AFC M23. Buri wese, umunyamakuru, umucuruzi cyangwa undi wese ushaka kugera igoma agomba kunyura cyangwa i Kigali
cyangwa Kampala. Ese twavuga ko atari ubufatanye? Ni ubufatanye, ndemeza ko koko ari ubufatanye. Ese bivuze ko kubera ubufatanye u Rwanda ari cyo gihugu kidushyigikira? Oya, dufatanya. Gufatanya ntibisobanura gushyigikirwa. Gufatanya cyane cyane kuko ku buzima bw'abaturage hari ubwo bufatanye ku mipaka bugomba kubaho. Si ubufatanye gusa n'u Rwanda ahubwo na Uganda. Kuki tutavuga ko Uganda ariyo idushyigikira ko dufite kandi ubufatanye nabo? Nta byinshi, ni ukwigobotora Kongo gusa. Muri 2026 twavuze ko ari umwaka w'insinzi. Tuzabonana kuri Noheli itaha, tuzagira ikiganiro kandi muzabona aho tuzaba turi icyo gihe. Nous collaborons avec eux pour arriver à Goma. Toute personne, journaliste, businessman ou qui, pour arriver à Goma, vous devez passer soit par Kigali, soit par Kampala. Doit-on dire que ce n'est pas la collaboration? C'en est une. Je confirme qu'il y a la collaboration. Et c'est pour autant dire que non, parce qu'on collabore sur ces questions, c'est le Rwanda qui est notre soutien. Non. Collaborer ne veut pas dire soutien. Collaborer, nous collaborons justement parce que pour la vie de la population, il y a cette collaboration frontalière qui doit être là. Non seulement avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Mais pourquoi on ne dit pas que l'Ouganda nous soutient? Parce que nous avons aussi la collaboration avec eux. Pas grand-chose, sinon libérer le Congo. 2026, nous avons dit c'est l'année de la victoire. Nous allons nous voir à Noël prochain, nous allons avoir l'interview et vous verrez où nous serons en ce moment.